nituze dusubire ku isoko dusenge. Niba abantu bari kurya kopi gitangaza Imana ikoze, usinziriye ute? Ubundi abajya impaka nk'uko dusomyira ijambo ngo uyigize icyo ngo avuga ngo ibyaha byarabibabariwe, abantu nyine bazahora bajya impaka, ariko Kristo nawe aje gukora igituma impaka zishira mu bantu. Imana niho reka tubwire abantu ko iyo byacitse Imana ibageze ku irembo ryo gutabarwa. Iyo birangiye Imana niho igeze aho ubutabazi bwabo. Ufite amakuba n'ibyago ko Imana igiye gutera simako mu byari bimutugarije, mbese ibyo yabonaga bidazashoboka Imana ibiteye simako irabihagurukije bize bimusanga. Yaho ujyama abana bakabaho nabi, wabigereranya na Yesu gute? Yesu araryoshye n'abamukorera bari simati, ntabamenye yimura imisozi akayubikana uburakari ndetse nayo ubwayo ntibimenye. Umusozi ukuri imbere rero yuguhungabanya, Yesu azimura uwo musozi imbere utitaye. Sindirwe mvuga buri musozi nawe urahuze ufite kubaye ikibaya, waba ari uburwayi ubaye ikibaya, waba ari ubukene ubaye ikibaya, yaba ari uw'inzara ubaye ikibaya, waba ari ubugumbo ubaye ikibaya. Mu gihe kinini Kristo awugize ikibaya kuko asanzeho utawutegeka warasenze ngo uveho ntiwavuyeho. Kristo arihagurukiye rero niwe ugiye kuzimu kurusha imbaraga z'Imana n'abamfobeje Imana namenye. Kuko niba imirimo n'ibitangaza bikozwe, umuntu we ubikoze agahita yitirirwa ikuzimu. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Turabakunda kandi turabashubuje, turabishimira cyane mwebwe mwese mutuye mu Rwanda, mutuye hatandukanye mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba n'iburengerazuba. Imana nibarinde kandi Imana nibakomeze kuko turabakunda. Mukande subscribe kugira ngo tujye tubana ku Umuremyi TV mwese hamwe. Reka muri uyu mwanya tugize amahirwe yo guhura n'umukozi w'Imana. Ntabwo aribwo bwa mbere tumwakiriye, ariko turi kumwe dufite n'Ibyizerwa TV, turi channel ebyiri. Mukande subscribe ku Byizerwa TV no ku Umuremyi TV kugira ngo tujye tubana, mukoreshe ya kugira ngo n'abandi bajye babibona. Imana izajye baha umugisha. Iyo ni inkunga tuba tubasabye, niba mubyishimiye kandi niba mushaka kugira ngo tuzagirane mu ijuru. Imana nibaha umugisha rero mwebwe muyikanze. Reka twakire umukozi w'Imana. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe cyane. Iminsi myinshi kabisa. Mwaragiye ko twarababuze. Urumva tuba turi mu murimo w'Imana no mu buzima busange bwo gutunga umuryango, gatuma tutaboneka nkuko bikwiriye, kandi ibyo byose nabyo biba bikenewe, nibyo no umurimo w'Imana. Yego. Mukozi w'Imana, muri iyi minsi dufite umupasiteri ngo wowe ubushize bambwiye ko ngo utajya wemera imbaraga z'ikuzimu, ngo n'abagikuzimu wowe ngo ntujye ubemera, ngo baba batubeshya. None muri iyi minsi ko bari kwanga, hari abapasiteri bari gukoresha imbaraga za Satani, izo z'ikuzimu, izo mbaraga bari kuzikura he? Wowe ntabwo byemera ko izo mbaraga zibaho? Ndagusubiza cyane. Ndagira ngo abantu banareke gupfobya Imana yacu. Yego. Kuko niba umuntu akoze ibintu byiza bakabyitirira shitani, nge n'agahinda karanyica. Ahubwo bagakwiye kwemera Imana ko ari ibakoresheje. Aho kwirirwa twinjira no kugiye kubuzigwa muho tunabyihorera. Ahubwo tuvuge ni gute abantu bamaze kubona ko igitangaza nyagitangaza kivuye kuzimu ntibabone ko igikozwe n'ijuru. Niho ubujije ahubwo buri. Ahubwo dukore abantu nitubahe, nidusenge tunakore. Kuko iyo umuntu akoze cyane agira inyungu, arasarura. Niyo umuntu urugero urukundo aho ruri, abantu bose baganayo. Umuntu ashobora kuba afite n'urukundo, abantu rero bakeneye urukundo. Ariko noneho kuko mu isi habaho n'abasebanya n'imbaraga nyinshi zise n'abantu benshi basebanya, umuntu yakugiriye ishyara ashobora kuvugaho ibintu runaka. Iby'ikuzimu rero byo tubyihorere, ahubwo turebe ngo ni gute agahinda wakakwiye kugira nanjye nagakwiye kugira. Nuko icyiza cyose bari kukitirira shitani nko bakitiriye Imana. Urakoze. Umupasiteri ari kuba yashinze urusengero, yahitinga muri iki kinyarwanda cy'iki gihe, yahitinga akagira abantu benshi cyane, akuzuza arena, akuzuza n'umuririmbyi, ari kuba afite abafana benshi cyane.
abantu bakavuga ngo yavuye ikuzimu, ngo yagiye kuzana iby'igikundiro ikuzimu. wowe umbwiye ko utabyemera. kubera icyo utabyemera wowe ukumva ko atari byo. impamvu ntabyemera nemeye ikuzimu kurusha imbaraga z'Imana n'abamfobeje Imana namenye. kuko niba imirimo n'ibitangaza bikozwe umuntu we ubikoze agahita yitirirwa ikuzimu, twaba turi kuvuga ko Imana ariyo nyantege nke kurusha imbaraga z'abarozi cyangwa z'ikuzimu. none se wenda ntabwo turi gupfobya imbaraga z'Imana. ubwo tuvuge ko imbaraga za Satani zo zitabaho, we Satani nta mbaraga afite. oya waba wanyumvishe nabi. Satani nawe arakora, ariko icyo nshaka gukuramo abantu urujijo ni ukubona umuntu wese Imana ihaye imbaraga cyangwa ukoze ibitangaza bavuga ko ari uw'ikuzimu. nicyo cyonyine ngendereye. kuko mvuze ngo shitani ntakora n'Imana nabanyihakanye. ahubwo icyo ngendereye no kubwira abantu ngo nibareke gufata igitangaza cyose bakoze nta n'amaso y'umwuka bakoreshe nimbura ngo bashunga avuga ati ngiye nasuwe n'Imana koko by'ukuri mbona ko uwo muntu ari umunyakuzimu cyangwa agiye ikuzimu bavuga. ahubwo akabivuga bitewe n'imirimo n'urukundo abonye mu bantu bamusanze cyangwa na public afite. no, ntabwo ari byo. none reka nkwibarize, ejo bundi hari umubatizo wahitinze ku social media, aho umubatizo umuntu yavaga muri Yorodani noneho bakagwa hasi bakaryama benshi cyane, ukabona baryamiye, bakavuga ko ibyo bintu ari iby'ikuzimu. wowe urabivuga, wawe warabibonye mbere? ntabwo nagize umugisha wo kubibona, ariko iby'imibatizo, kuko umubatizo impamvu ntari buvugeho, umubatizo nta bugingo utanga. umubatizo wose wabatiza umuntu nta bugingo utanga, ahubwo umusaruro wo gakiza niwo twavugaho. kuko umubatizo wo wabatiza umuntu wose nta bugingo, mbese nta mubatizo njyana juru ubaho. ni ikimenyetso cy'ikintu runaka icyo ari cyo cyose wemeye. rero impamvu ntari buvuge kuri uwo mubatizo sinawubonye, kandi none nawubona. umubatizo ntabwo uzajyana umuntu mu ijuru. none tuvuge ko abantu batabatijwe bazajya mu ijuru? cyane rwose. proof bimbwire neza. bavuga ko umukristo agomba kubatizwa, agomba kubatizwa yarangiza agakizwa. mbese dushatse kuvuga ko mbese kuba uri umukristo wabatijwe ukemera Kristo, inzira yanyuzemo kuko na Yesu yarakabatijwe, ni gute umbwira ko ngo umubatizo ntacyo utumariye? ndabigusubiza. Nuvuga ngo umubatizo ni ikimenyetso cy'uko wabaye muri iyo sosiyete y'abo bantu. ariko ntabwo umubatizo ujyana mu ijuru. na Nikodemo yarabivuze. none ko Yesu yabatijwe? Yesu yarabatijwe nyine. impamvu yabatijwe nta yindi, nawe ngo ni uburyo bwo kugira ngo yerekane ko icyo kimenyetso cyakozwe, ko hari impinduka y'aho yarari n'aho yavuye. Yesu yabwiye Nikodemo ngo utabyawe ubwa kabiri ngo ntago azigera agera mu ijuru. atabyawe n'amazi n'umwuka. aha, urakoze pasiteri. ubundi iyo uri kumwe n'umushumba arakunganira n'ibyiza. utabyawe n'amazi yabivuze neza mu bice byayo. Yesu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 3 ku murongo waho wa 5 yaravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. none ndashaka kugira ngo unsobanurire niba ngo umubatizo ntacyo umaze, utabyawe n'amazi n'umwuka bishatse kuvuga iki? ndahita ngusubiza mu ijambo rimwe. abantu bapfuye Yesu atarakora icyo kimenyetso nta bugingo bafite. barabufite kuko Yesu ntabwo byarangira. dukomeze ikiganiro byarangiye byarangiye dukomeze ikiganiro ahubwo dukomeze ikiganiro. nagusubije puwe. urashaka guca ku ruhande oya byarangiye ahubwo dukomeze ikiganiro tuvuga Imana. bakunzi bacu rero ukumva ko arankase arankase, ariko ubutaburiya ntago azancika. murakoze cyane. bazatubwira muri comment. ese umubatizo ntacyo tumariye? dukomeze tubatizwe cyangwa tubireke? bazabitubwira. ubwo ntacyo tumariye twabyihorera kubatizwa. murakoze cyane. mukozi w'Imana urakoze, Imana iguha umugisha.
reka tugusabe udusengera Imana twinjire mu ijambo waduteguriye. mbere yuko nsenga ndagira ngo mbwire abanyarwanda banyumva kuri iyi channel Umuremyi TV na n'ibyizerwa TV bazakurikirana ikiganiro tugiye gukora. Abagabo batazavuga ngo ngiye naravuze mu matizo ntacyo maze, hoya ndabihakanye, baba bambeshyeye. Ahubwo nuko buri kintu cyose kigira sembore cyangwa ikimenyetso. Ubwo rero reka tuvuge Yesu kuko cyane cyane dukeneye impinduka zo mu mitima. Ndi imbere yuko nsenga nirefere ku ijambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 n'umurongo wa mbere biravuze ngo nubwo nagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ndafite urukundo ntacyo mba nicyo. Bishatse kuvuga ngo ibyo birutowa mu batizo twajyaga impaka, ahubwo abantu reka mbakangurire kugira urukundo kuko urukundo rupfundikira ibintu byose. Murakoze. Uri Imana ufite imbaraga, ubutware n'ubushobozi, urera kandi urakiranuka. Tuje kuvuga Yesu kuko niwo niryo sezerano wadusigiye ngo tugende mu mahanga yose tubwira abantu iby'ubwami bwawe. Reka rero ijambo tugiye kuvuga rigira umumaro wo gukora imirimo n'ibitangaza ni mu izina rya Yesu. Amen. Ngo dusomere ijambo ry'Imana, mukozi w'Imana, kugira ngo dukomeze tuvuge Yesu. Muri Mariko 2. Mariko ibice 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Mariko ibice 2 umurongo w'8 kugeza kwa 9 aravuga ngo uwo mwanya Yesu amenya cyane abantu bumva. Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe? Cyangwa ni ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Murakoze cyane. Uyu munsi nakuzaniye we unyumva umutwe w'ijambo uvuga ngo nubwo umaze igihe warirengagijwe ariko iyakuremye yo ntiyakwirengagije. Amen. Ndasubiramo icyo kintu. Nubwo umaze igihe warirengagijwe ariko iyakuremye yo ntiyagize ute, ntiyakwirengagije. Mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana nitwa Ngendahimana Elia. Nishimiye kugera kuri iyi channel y'Umuremyi TV n'ibyizerwa TV. Tugiye kuvuga Yesu kuko nicyo gikenewe. Izi ni inkuru za Yesu n'aba bagabo bakundaga guhinyura Yesu. Sindi buba develope mvuge ngo bari abadushingiye nko igihe kigeze kugira ngo ntagire uwo nkomeretse, ahubwo tugiye kureba impamvu biburanyije mu mitima yabo. Uyu munsi abantu bari gutinda ku ititire y'idini nk'aho batinze kuri Kristo. Abantu uyu munsi bari gutinda ku mahame y'idini cyangwa amatorero aho gutinda kuri Kristo. Kristo rero yagiriye uyu muntu imbabazi. Imana ishimwe. We abonye ukuntu amaze igihe kinini amerewe nabi ari kirema kiraho nta umwitaho nta umureba. Kristo amugiriye imbabazi bano bahita biburanya mu mitima. Ibaze kuba ugiye kugirira umuntu neza abantu bakumva ko bitamukwiriye. Ibyo rero si ibya none byahozeho. Kristo washatse gukorera uyu muntu igitangaza bahita bazana iby'iminsi n'ibihe n'amasabato n'ibindi bitandukanye. Bati gute ufite ubuhe power yo kubwira umuntu ngo arakire cyangwa ngo arakize? Uwo mwanya ngo Yesu amenya yuko biburanyije mu mutima. Arabaza ngo igikomeye ni ukubwira uyu muntu ngo ko akize cyangwa ibyaha bya bibabariwe. Ahita Kristo akora ikintu gikomeye. Aravuga ngo noneho wowe haguruka. Mana ishimwe. Amen. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Yesu yageze yiyereka Mose. Ngabona Mose igihuru kirimo gishya ariko ntigikongo, kubona iyo risorozo utasobanura. Ngo abonye kirimo gishya kidakongotse, Mose ngo abona ko ari ishyano riguye. Ahita amuhamagara ngo ngwino ngutume. Amutuma he? Mu Egiputa kwa Farawo.
ngo amutumye kwa Farawo reka mvuga ibintu bikomeye nonaha ku ijambo ry'Imana ngo Mose ngo amutumye Imana imuha icyo bita inkoni amujyana n'umugabo bita Aroni aramubwira ngo nimugera kwa Farawo muzaterereze iyi nkoni hasi ngo izahinduka inzoka. Mose ahaguruka muri confidence zikomeye azi ko igitangaza Imana imuhaye ni igitangaza cy'Imana. Mose ngo agezeyo atungurwa no gusanga igitangaza Imana yamuhaye gukora bakoresheje n'abarozi iyo bakoresheje imbaraga zabo barya kopi Imana igitangaza Imana ikoze. Aravuga ati se none ibi nibi ngewe Imana yari intumye nzi ko nta ari ibintu bidasanzwe none n'abarozi bageze ku rwego. Reka tubwire abantu ibintu bikomeye nituze dusubire ku isoko dusenge. Niba abantu bari kurya kopi igitangaza Imana ikoze usinziriye ute? Nsinziriye nte? Uzi ko abantu bari gutuma imyuka mibi mu rugo umugabo n'umugore bakundanaga bagasenya? Uzi ko isi igeze ku rwego rwo kuroga ugatinda gushaka kandi nta ufite ibisabwa byose? Uzi ko isi igeze ku rwego rwo kukuzingazinga? Uzi ko isi igeze ku rwego rwo kugutuma amahembe? Uzi ko isi igeze ku rwego rwo kukubuza ibyishimo? Noneho ngo Mose ngo agezeyo ngo Farawo nahita ngo abona ari akantu ka fake akoze ngo hamagaza abarozi be n'abapfumu n'abapagani bose ngo nabo babigerageje kubikora ngo ako kanya inkoni zihinduka inzoka. Reka tubwire abantu kuri ku Muremyi TV n'Ibyiringirwa TV ko uko byamera kose dukwiye gusenga tutisengesheje, twe gusinzira. Aho ubundi abajya impaka nk'uko dusomyira ijambo ngo uyigize icyo ngo avuga ngo ibyaha byarabibabariwe, abantu nyine bazahora bajya impaka, ariko Kristo nawe aje gukora igituma impaka zishira mu bantu. Kristo nawe aje gukora igituma abantu bemera ko atandukanye n'izo mbaraga zose. Kristo reka tubwire abantu ko Kristo aje kwiyerekana uwo ari we. Yaravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Wowe igenzure nigenzure ubundi uri muri Kristo ko isi nawe igezeho gukora ibintu bikomeye. Niba Mose baramutumye mu Egiputa inkoni yayitera hasi kaba inzoka, n'abarozi nabo ngo bakiyungayunga mu mbaraga zabo babikora bikaba inzoka, usinzira ute? Sengera urugo rwawe, sengera abana bawe, sengera itorero ushumbye, sengera umugabo ufite, sengera umugore ufite, sengera kuzura umwuka wera, sengera agakiza Imana yaguhaye kuko nurangara shitani aragatwara. Ariko Imana ishimwe ngo Mose arimo yibwira ati narone babati se iyi Mana yaradushutse turemera turashukika, izi nzoka zigiye kumiri yacu natwe zite zitumira. Imana niho reka tubwire abantu ko iyo byacitse Imana ibegeze ku irembo ryo gutabarwa. Iyo birangiye Imana niho igeze aho ubutabazi bwabo bari. Niyo ushaka kubimbaza uzabaze Abisirayeli bageze ku nyanja itukura ngo barebye iburyo n'ibumoso n'imbere babona ni imisozi miremire, ngo noneho ngo na Mose agerageje kubera ukuntu bari kumuhata amagambo agerageje kuyibaza iramubaza ngo niki gitumye untakira. Impamvu yayibwiye Imana yabwiye Mose iryo nuko kuva yabaho ntirabona ikibazo gikomeye imbere yayo. Ujye ubona we bimeze nk'intambara imbere yawe. Reka tubwire abantu ko ntazihari kuko Imana ishobora intambara, Imana ishobora ibibazo, Imana ikemura, mbese Imana ishobora yitwa ishobora byose. Ngo nuko ngo Mose ngo barimo bavata ubungubu ugiye kuzirya natwe turye, ngo ako kanya Imana itera Simako mu nda y'inzoka ya Mose. Harya kagantu bashyiraho ibiceri sikitwa Simako ra karya kayagafata ibiceri. Ngo Imana itera Simako mu nda y'inzoka ya Mose ngo zose Imana ishimwe ziyoboka. Reka ntangariza umuntu ufite amakuba n'ibyago ko Imana igiye gutera Simako mu byari bimutugarije, mbese ibyo yabonaga bidazashoboka Imana ibiteye Simako irabihagurukije bize bimusanga. Wabuze umugabo urabibona ko umubuze, ariko Imana imuteyeho Simako ahagurutsa aza kukurambagiza. Urugo rwawe shitani yaruteye ubona ko rusenyutse, ariko Imana iteye Simako ku mugabo ibyari byaramukuruye. Birashoboka ko byari yanakuruye n'azambaraga mwavugaga, ariko Imana iteye Simako iramukugaruriye mu izina rya Yesu.
birashobora kuba wari umaze igihe kinini agakiza ubona kugafatisha byaranze, ariko Imana iguteyemo simako ku buryo iguhagurukije mu busambanyi wari ufite, ku buryo iguhagurukije mu butinganyi wari umazemo igihe, ku buryo iguhagurukije mu businzi wari umazemo igihe, nawe ugiye kuyoboka Kristo. Ngo nuko ngo Mose ako kanya arimo yibaza ngo turabigenza duteraho niwe ko dusebye ko dupfuye, ngo Imana itera simako mu nda y'inzoka ya Mose ngo zose ziyoboka muri iyo nda irazimira. Imana ishimwe ko dufite Imana igimira ibyago n'amakuba ku buzima bwacu. Imana ishimwe ko dufite Imana igiturengeraho rukomeye. Imana ishimwe ko dufite Imana igidutabara aho tutabonaga ubutabazi. Imana ishimwe ko dufite Imana igiturengera mu gihe tutabonaga uburengezi. Uyu munsi abantu bari kureba isi uburyo iri kugenda igira imbaraga, bagatinda ku isi aho gutinda ku Mana yabakisize ku isi. Reka tubatangariza ijambo ry'ubuhanuzi, we gutinda ku makuba ubona isi iri kugenda igira, ahubwo tinda ku Mana yagushyize ku isi, kuko ntiyakuremye ntiwaje gihanuka, ntiwaje kivejuru, ntiwaje uje ari impanuka. Imana yagushyizeho izakugaburira, Imana yagushyizeho izakwambika, Imana yagushyize ku isi izakumenyera ibigukwiriye, Imana yakuzanye izaguha umugisha. Nta kibasha kuroga uyu mugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Nturebe uko isi ikomeye cyangwa ishinyitse cyangwa uko ibibazo biri kugenda birushaho gukara ngo utakarize Imana icyizere. Ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Reka tubwire abantu Shitani ari kwereka ko bapfuye. N'ubundi nta ruhare Shitani yagize rwo kugera ku isi kwawe. Iyo yagushyize ku isi yanagushyiriyeho ibizagutunga n'ibizakubeshaho. Rero n'inzira uzanyuramo, ntuterwe ubwoba n'ingabo za Ashuri n'umwami wazo, kuko ishobora byose iracyahari. Imana ishimwe. Ijambo ryamwe ngo nimumaranisha n'imibabaro kubwirana ayo magambo. Ndagira ngo mbwire abantu be gutinya, kuko Uwiteka aracyakora. Uwiteka aracyashoboye. Muzajya muza ku Muremyi TV, mujye muza muje kumva Yesu, kuko Yesu yumwumvishije nta muntu urumva Yesu ngo agenda adandabirana, ariko nujya mu kabari uzava mudandabirana. Nta muntu urumva Yesu ngo atahe bamumennye inguma uruguma, ariko yugiyemo muri ibyo byaha utahanamo nk'ubusembwa. Twe kugereranya ibitagereranywa abakozi b'Imana, abantu bari muri iyi si mwumva ikinyarwanda, mwe kugereranya ibitagereranywa. Yesu araryoshye kurusha ibindi byose. Amen. Yuba mu byaha ngo wumve ko waryohewe, reka ibyaha uvamo ukinyarira, ibyaha ujyamo bakakumena uruguma, ibyaha ujyamo abana bakabaho nabi. Wabigereranya na Yesu gute? Yesu araryoshye n'abamukorera bari simati. Ntabwo rero Umuremyi TV yadutunze kamera abagira ngo acuruze, ubwo arashaka ko mumenya Yesu. Amen. Nimumenye Yesu niwe banze ryo kwizerwa. Nimuze tumenye Yesu niwe uzatanga amahoro isi irimo itunyaga. Nutagira Yesu ni abantu barimo kwiyahura. Kubera iki? Nta muntu wabuzi Yesu nyakumenya Yesu wakiyahura. Abantu barimo baricana. Numenye Yesu ubwicanyi mu Rwanda no mu bindi bihugu buzagenda. Muze dushake Yesu, kandi Yesu ntaba mu nsengero gusa. Hoya, Yesu ushobora kumugira uri no mu kazi, kuko n'ubundi Yesu ntazaza gusanga mu rusengero. Imbuto aho ugenda hose uba ufite Yesu. Uyu Yesu rero niwe abantu biyiburanyije. Uyu ni muntu uvuga ngo ibyaha byarabibabariwe, kugira ngo abemeze. Arabwira ati noneho nari nkoze nicyo kumubabarira ibyaha, noneho reka namuhagurutse. Mubivugire rimwe. Reka tubwire abantu ko Yesu agiye gukora ibikomeye, abantu bakavugira rimwe. Ubundi hari igihe umuntu babona agenda, hari umuririmbyi arimbye ngo nubwo dusangira ibishyimbo bakatwitiranya bagira ngo turi nkabo. No, Yesu ufite Yesu uba ufite byose. Hari umuntu wegeze umbaza ngo ariko eri ngo kubu ngubu ngo kuva kera tukuzura umwana wakunze kuba muri Yesu, ngo ko hari ibyaha utakoze usanze ibyo byaha bitari icyaha ntabwo wazicuza. Namubwira ati no, ntabwo nazicuza. Impamvu ndazicuza,
Yesu kuba muri we byandinze ngereza za hato na hato bitewe n'urugomo. Kuba muri Yesu byandinze byambaye discipline ku buryo ibyago bamwe bagenda bahura nabyo byo kumenana inguma byo angereza zo kubera ubujura uburyo yuri muri Yesu akurinda ibyaha bitandukanye. Tuvuze ko umukristo adafungwa banyumve neza, ariko hari ibyaha twizanira bitewe nabwo hari ibyago twizanira bitewe n'ibyaha. Namwe gatero impamvu nta byicuza nuko yatumye mba muri societe neza. Yesu rero twamenye araryoshye, Imana ishimwe. Yesu twamenye aratabara. Yesu twamenye afite imbaraga. Yesu twamenye afite ubushobozi. Yesu twamenye yimura imisozi akayubikana uburakari ndetse nayo ubwayo ntibimenye. Umusozi ukuri imbere rero yuguhungabanya, Yesu azimura uwo musozi. Hari ijambo Yesu yageze avuga reka riyo nsorezaho. Yabwiye Kura aramuga ngo yewe Kura, bwira uwo musozi ukuri imbere ukuva imbere uhinduka ikibaya. Kura ahita asubiza Kristo aramubwira ngo ngewe nagiye kanyarira kugira ngo uwo musozi uveho, nkoresheje imbaraga zanjye ntiwavuyeho. Njya kizabonwa ndimo nsengera uyu musozi ntiwavuyeho. Njya banguka ngutabare ndimo nsengera uyu musozi ntiwavuyeho. Njya mu butayu ntiwavuyeho. Njya mu mazi ntiwavuyeho. Nagiye mu bintu byose nsenga ntiwavuyeho. Ahubwo wowe ufite ububasha n'ubushobozi, Imana ishimwe, tegeka uyu musozi uhinduka ikibaya. Yesu ahita amubaza ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya uyu mugaragu wageze Rubabe? Ubundi uyu musozi wari ukuri imbere Yesu arawubashije ngo wiyita iki? Ahita avuga ngo none ahandahanuye nuhinduka ikibaya. Reka ntangariza abanyarwanda nabumva ikinyarwanda bose ko Kristo ahanuye ko uyu musozi wari ukuri imbere. Utitaye sindirwe mvuga buri musozi nawe urahuze ufite kubaye ikibaya. Waba ari uburwayi ubaye ikibaya, waba ari ubukene ubaye ikibaya, yaba ari uw'inzara ubaye ikibaya, waba ari ubugumbo ubaye ikibaya, mu izina rya Yesu kuko bitegetswe na Kristo. Zirabara aho gati ngewe nta bubasha mfite. Yesu narakoresheje imbaraga zose. Birashoboka ko wakoresheje imbaraga zose ngo ugira aho uva naho ugera biranga, ariko Kristo azanye ijambo rivuze ngo wa musozi we hinduka ikibaya. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe ko Kristo ari imisozi agize ikibaya. Amen. Ku banyarwanda nabumva ikinyarwanda bose, Imana ishimwe ko ari imisozi uyu mwanya ibaye ikibaya. Imana ishimwe ko ari imisozi ihindutse ikibaya kubw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko aka kanya ntabwo wari Eliya uri kubivuga, ni ijambo ry'ubuhanuzi by'Imana ko hari imisozi ibaye ikibaya ku banyarwanda nabumva ikinyarwanda bose bari mu bihugu bitandukanye. Wari ufite umusozi w'uburwayi warabuze igisubizo, Kristo awuhinduye ikibaya. Wari ufite umusozi w'inzara warabuze igisubizo, Kristo awuhinduye ikibaya. Wari ufite umusozi wo kubura akazi, Kristo awuhinduye ikibaya. Wari ufite umusozi w'ubugumba maze igihe kinini, Kristo awugize ikibaya kuko asanze utawutegeka warasenze ngo uveho ntiwavuyeho. Kristo arihagurukiye rero ni ugize ikibaya mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye Uwiteka, ufite urufunguzo rw'ibizaba. Tugushimiye ko ari imisozi uhinduye ikibaya ku bantu bawe, kandi bakaba bagiye kubirebesha amaso ko hari icyo ukoze. Twari ku Muremyi TV tuvuga ijambo ryawe, tuvuga imirimo yawe. Reka iri jambo rivuzwe rigira icyo rikora mu mitima y'abantu, rikiza abarwayi bari bamaze igihe kinini barwaye mu bitaro n'abari mu ngo. Rikize iri jambo ryawe, rikiza abantu bari bafite imisozi y'uburyo butandukanye riyurutse rihinduye ikibaya. Kandi iri jambo ryawe twemerere rireme ibitari biriho ku buzima bw'abantu bibeho, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana wamugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni guhumugisha, Imana igumugisha mwinshi cyane. Reka tubwire abakunzi bacu bakande subscribe ku Muremyi TV no ku Byishimo Ibyizerwa TV, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro niba mwabyishimiye. Iyo ni inkunga ikomeye tubisabira. Imana niba humugisha, nawe tugusabira umugisha Murakoze cyane, kandi kongera imbaraga n'amavuta. Amen. Amen. Menshi cyane. Murakoze. Gusengana nawe yamubona. Wakwifuza gusengana nawe? Wakifuza gusengana nanjye yamamagara kuri 02 7 sorry 2 8 340 552 552. Nayisubiramo ni 07 2 8 340 552. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Namwe mwadukurikiraga, Imana ibarinde kandi muhaye muronke naho ubutaha.